Ala? Banguka nta kibazo. Sawa. Ntabwo uguze se? Oya. Nawe mubyinjiye ku moto. Ugomba gukazaka. Wanyumvise? None ndebe. Muze muri salo urugo warahari. Muto biteze. Makuru ni meza. Meza? Nise ko buri gihe mbona ubabaye uzi ibintu nsize hara ku muhanda. Hari abantu nahasanze baryamye bagiriwe nabi none nawe nje kukureba nsanga warakaye. Ubusibe ngibi koko. Sha nabasore ntabwo nzi ikintu babaye ahubwo tubaveho twigire ku byacu. None se ko mbona ntabwo wishimye muri iyi minsi urabizi ko najya mbazanira imineke musaza wawe akangurira. Waragafashe Sha ariko rero byaba byiza umbwiye ikintu wabaye. muri ntacyo nabona nkubwira. Sha rero nimba utabona icyo umbwirira hano sibyo aho haguruka njyana hano tujye kuruhuka sibyo? Haguruka rwose. Mabusha araguhamagaye ariko nanjye turajyana. Shyira telefone yawe ntanakubeshyaga. Ari amafari yari neza kabisa. Yari poa sana wakintu. Hari abantu hakunze man. Wabonye imvumo yaho hari haboro man. Imvumo yaho yari sawa wakintu. Ari poa kabisa. Reka ducomoke turebe natati. We. Neza. Mwagiye mwabintu. Twagiye guhiga amafari. Wowe bimeze bite? Kusuri bubona icyaka kitameze nabi. Sikogira nk'ikigoryi Imana. Hari benda bize ndicyo mama. Takizi bazasumbye wakintu. Kibazo. Ukanyine nuko muba mwataye akazi. Se muba mubona mane hari ubingiye. Ntabwo tuba twataye akazi mani takizi bari danje. Oja arashona Izo taki kuki zibayobora?
kuki zibayobora hano muri iyobora Genda wataje. Bakapo. Gute? Hanze ndabure oji. ase mwana mwangabanyijeho amatabi ngiye mba ndasangiye namwe kuki muteye nk'ibigoryi imana ngiyo muzajya muza munukira amatabi mwebwe Nose no bwa mbere wumva itabi. barababeshye mwana Ugiye kunguma iruhande turebane na ziriya madafaka. ariko ni nziza shawo shawo muri ukuri urakoze cyane sinabikubwiye se ubundi ugomba kujya uza hano ukaruhura ubuzima umva nta mpamvu yo kwisitiresa shawo ukunda gusuzumuraga mbona nta kintu urashobora sinakubwiye ko imana ihora ihoze se urahigeze gusanga wasinze cyangwa n'intoki wanyu byari hatari umva nibutse n'akandi ka n'umurira nkuru